Mwongeye kwirirwa neza banyarwandakazi. Uyu munsi tugiye kuganira ku byo Drago General Idrissa Drago yakoze nyuma y'uko abonye post ya Vestina. So ladies and gentlemen, banyarwanda namwe banyarwandakazi, bibutsa ko iyi channel yacu niyo kubagezaho amakuru mashya agiye atandukanye y'ibyamamare, politics, sport ndetse n'ibindi. Rero tudatinze reka twigire ku cyatuzinduye. Mu makuru dufite tugiye kuyahera kuri message yanditswe na Vestina ku rubuga rwe rwa Instagram kandi abishaka, aho yagize ati: uyu munsi ubuzima mbayemo ntabwo ari ubuzima nahisemo, ndi kuba mu buzima bubi kandi simbikwiye pe. Ndabizi ko nafashe umwanzuro mubi mu buzima bwanjye, ariko nta ribi. Imana hari ibyo yemera ko bibaho ngo tubyigiremo. Nize byinshi pe, nta mugabo uzongera kumbeshya ngo anyangirize ubuzima. Undi mugabo yakomeje agira ati: undi mugabo nzahitamo kubana nawe, nzabanza mumenye neza, menye umuryango we, namenye buri kimwe kuri we, kandi nta mugabo uzongera kunkoresha ukundi. Ndetse kabisa yaherutse ashyiraho na emoji iri kurira. Kuri ubu rero iyi message ikaba yabaye amayobera, kuko iyi message nyuma y'isaha imwe Vestina yahise ayikura ku rubuga rwe rwa Instagram, yayisibije n'amafoto ari kumwe n'umugabo we. Byakomeje kugaragara ko yari yayasibye. Gusa ibintu biracyari amayobera, kuko kugeza n'iyi saha nta kinyamakuru na kimwe bari batangariza ibyabo. Gusa ikigaragara cyo ni uko Vestina ruriya rugo rwose ntabwo yishimye pe, kuko iyi message yanditse ntabwo wenda ntabwo nk'inzoga tuvuge ngo yari yasinze, just wasanga wenda yarashwanye n'umugabo we biraha, ariko ndetse bafite ibindi bintu kabisa bapfa bo hagati yabo tutari twasobanukirwa. Gusa uko tuzagenda tubimenya tuzagenda tubibagezaho. Rero aba bantu burya uko bahuye, hari umushuti. Iyi ni inkuru nakuye ku kinyamakuru hano gikomeye hano mu Rwanda. Idrissa yari afite umushuti we uba Burkina Faso, ariko uwo mushuti we yari umukobwa. Uwo mukobwa aziranye na Idrissa ndetse aziranye na Vestina na Dorcas. Just bakoze akaririmbo agashyiraho ku rubuga rwe rwa Instagram nk'ibisanzwe mu gacarenji. Idrissa abaza uwo mushuti we, unari mushuti wa Vestina na Dorcas, aramubaza ati: aba bana urabazi? Ati: yego ndabazi, kandi ikindi ndabakunda. Nawe na Idrissa nawe aravuga ati: nanjye bano bana kabisa ndabakunda, ese wazaduhuje? Uwo mushuti we arabimwemera, aravuga ati: okay, nta ribi, njyewe nakanya nikaboneka so bavugisha nzababwira kabisa. Ariko gusa Idrissa akaba yari yasabye cyane guhura na Vestina, kuko niwe yakundaga cyane. Ubwo nibwo uwo mushuti wa Idrissa yari mu Rwanda aganira na Idrissa amubwira ko ari hafi kuza mu Rwanda, baganira ukuntu uwo mushuti yazabahuza, akamuhuza gusa na Vestina. Igihe cyaje kugira rero Idrissa arimo gutegura kuza mu Rwanda, yahamagaye wa mushuti we, aramuhamagara amubwira ati: ngiye kuza, none ko ngiye kuza mva Burkina Faso, ese nazakuzanira iki? Umushuti we yamutumye ibintu nyine by'impano bihenze. Ubwo Idrissa barabyemeranya ko azaza abimuzaniye. So nibwo wa mushuti rero yashatse Vestina, ashaka ukuntu bahura ngo baganire.
uwo mushuti nibwo yabwiye Vestine ati rero hari umuntu umutipe mwiza kabisa uba Burkina Faso waragukunze. Nkuko tuzi abakobwa, Vestine aramubaza ati uwo mutipe arimo neza? Ati arimo neza. Afite amafaranga? Ati uwo mushuti akomeza kumubwira nyine ukuntu afite amafaranga. Nuko rero namwereka amafoto y'ibintu yamutumye, kandi koko byari bihari. Idrissa yarabifotoye abyereza uwo mukobwa nawe amafoto yereka Vestine. Vestine rero nk'umukobwa wese uba ufite inzozi zo gushaka umugabo ufite amafaranga, ari nacyo kiri kwica abakobwa b'iki gihe, aho kugira ngo bashake umuntu bakunze bagashaka umuntu ngo ufite amafaranga. Nibwo yaje kubyemera. Ubwo Idrissa ageze mu Rwanda nibwo yabwiye wa mushuti we ati none waduhuza. Just bategura ahantu barahura baraganira, ibintu bicamo fresh. Gusa uwo Vestine akaba yaragiraga ishyari uwo mukobwa, akeka ko uwo mukobwa ashobora kumutwarira umugabo. Nibwo yaganiriye na Idrissa akajya amubwira ati uriya mukobwa n'iki ntabwo mushaka ko mukomeza kuvugana. Gusa Idrissa we ntamenye uko bimeze. Gusa nubwo yamubuzaga ariko bakomezaga kuganira buri munsi. Vestine yabibona bikamubabaza. Vestine rero nibwo yagize igitekerezo avuga ati ariko uyu mugabo afite amafaranga, uyu bukwe tubupanze neza bwaba, uriya mukobwa ntakomeze gukurana n'umugabo wanjye utazasanga namuntwaye. So nibwo rero nibwo yavuze ati nta kundi reka mugezeho igitekerezo. Idrissa igitekerezo yaracyakiriye neza, aravuga ati okay mpari. Ubwo nibwo batangiye gupanga ibintu by'ubukwe, imiryango. Vestine imiryango yarabibamenyesha, gusa imiryango ye ikamubaza ati ko tubona wiruka ukiri muto bimeze bite? Wa musore mu ejo bundi niwe muri kwihuta gutya, kwihuta ku bana. Gusa Vestine we yakomeje kubibaganiriza ndetse abumvisha yuko bagomba kubana kuko bakundana. Nuko ababyeyi babibonye gutyo baravuga ati okay nta kundi, n'ubundi urakuze. Rero ubwo wafashe umwanzuro wabitekerejeho. Nibwo batangiye guhura na Idrissa bapanga nyine bakomeza iyo gahunda y'ubukwe. Nyuma y'ubukwe rero nibwo imiryango ya Drago yatangiye kumubwira ati ariko umugore niwe usanga umugabo. Rero nicyo gihe ngo uzane Vestine umuzane nyine mu muryango. Ubwo barakomeje babiganiraho, gusa n'ubundi ariko byabaye ngombwa ko Drago akomeza kubana na Vestine nk'uko bisanzwe hano mu Rwanda. Rero akimara kubona iriya message yahise akora unfollow kuri Vestine, akora unfollow kuri Irene ndetse na team ye yose, just kugira ngo nyine yirinde, sinzi niba yabikoze kugira ngo yirinde kubona amapost yawe cyangwa nibiki. Gusa natwe ukuri ntago twari twakumenya neza iki gice. Rero nicyo tubaye tubagejejeho. Ubwo amakuru turakomeza kugenda tubona, turakomeza tuyabagezaho 5 kuri 5. Kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, komeza udushyigikire ukora subscribe, nawe ukomeza ubona amakuru agezweho. Ciao ndabakunda. Yari uri muri kumwe na Adolphe Muhire.